Tungurusumu, igitunguru cya onyo, tangawize, indimu, karoti n'ubuki. Iki ni cyo kiganiro ushaka ko tuganiraho, umuti kabuhariwe mu bijyanye no kuvura indwara zifata imyanya y'ibanga. Mbahe ikaze kandi mbashimire mwese abakunda uru rubuga kandi mukanezezwa n'ibiganiro dutegura. Nguhe ikaze nimba ari ubwa mbere udusuye, reka nkwingingire kwiyandikisha. Wiyandikishe kuri runo rubuga kugira ngo tujye tubana nawe mu biganiro byose bitandukanye, tujye tubana nawe mu buzima bwose. Reka nkwibutse ko kugira ngo byose bijye bigenda neza, bwa mbere ni uko udutega amatwi, hanyuma tukarangiza ikiganiro cyose uko twagiteguye. Ibintu maze kubabwira hejuru, tungurusumu, igitunguru cya onyo, tangawize, indimu, karoti n'ubuki, ni bimwe dusanga mu gitabo cyitwa Tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Uyu muti ukaba uvura mu buryo butangaje indwara zifata ku myanya y'ibanga. Reka tubanze turebere hamwe ubundi ni gute ukwiriye kurinda ubuzima bwawe cyane cyane ku mwanya w'ibanga. Hari uburyo bwinshi kandi butandukanye, ntekereza ko yewe nubwo waba ufite intekerezo nke, ariko wagira ibanga kuri iyo ngingo, cyangwa se uwo mwanya wawe w'ibanga wawugirira ibanga koko. Abenshi rero usanga banagira ibanga rimwe na rimwe twavuga ko ari n'amafuti, aho ushobora kugira uburwayi nk'ubwo ngubwo ukananirwa kujya no kwa muganga, cyane ko muganga niwe uri buze kuguha igisubizo kirambye, aho ari buze kukuvura maze ugasubira iwawe ufite icyizere cy'uko ejo uzakira. Ariko abantu benshi usanga bagira isoni zo kujya kwa muganga kugira ngo babashe kwivuza. Abantu benshi rero bagira ibibazo ku myanya y'ibanga, aho bituruka mu mpande zitandukanye cyangwa se mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere, iyo wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ni hamwe ushobora gukura uburwayi bufata imyanya y'ibanga. Ahandi hantu ushobora gukura uburwayi bufata imyanya y'ibanga ni mu gihe wagiye mu bwiherero ariko bufite umwanda, cyangwa se bukaba bwagiyemwo abafite bwa burwayi turiho tuvuga, maze akayanduza. Noneho mu gihe nawe uyigezemo, bwa burwayi ukabuhakura. Ushobora no kubukura mu gikoresho mwakoresheje mwese mu gihe mwajyaga kwiyuhagira. Ushobora gukoresha ibase y'umuntu wenda urwaye bumwe muri bwa burwayi turiho tuza kuvuga, cyangwa se twabasobanuriye. Noneho wakoresha ibase ye, bikaza kurangira nawe ukuye ubwo burwayi aho ngaho. Usanga rero abantu baburwara mu buryo butandukanye, namaze kubibabwira. Hari abo buza mu gihe cyo kwihagarika, akababara rwose, akavuza induru, akaba yatabaza. Ndetse hari n'abandi bagira udusonga tukaza, ugasanga turi mu kiziba cy'inda, cyangwa se turi mu gitsina nyirizina. Ibyo byose ni ikimenyetso cyerekana ko umwanya wawe w'ibanga nyine ufite ikibazo. Hari n'abazana utubyimba dutandukanye, yewe rimwe na rimwe utwo tubyimba tugaturika. Hari n'abazana uruzi runuka mu myanya y'ibanga, rimwe na rimwe hakazamo n'amashyira, yewe tutibagiwe n'amaraso. Harimo n'abashima cyane, akahashima cyane agakuba rwose ku buryo yica ibisebe. Rimwe na rimwe rero uzasanga bimubangamira. Uburyo bwo gusenga, uburyo bwo kujya mu kazi
bikakubera ikibazo rimwe na rimwe, kandi koko ugasanga ufite n'isoni zo kujya kwa muganga, ngo reka da, ngo ntajya kwa muganga, ngo muganga ngo akandebamo, ngo muganga ngo akambwira ngo niyambure. Abo bantu turabafite rwose bateye batyo. Ariko rero iby'Imana yaremye ni igisubizo ku buzima bwacu. Imana yaturemeye igitunguru cya onyo, Imana yaturemeye tungurusumu, Imana yanaturemeye tangawize, Imana ituremera indimu, ituremera na karoti. Imana kandi yaremye udusimba dutanga ubuki, ari two twitwa inzuki. Ibi bintu rero byose ngiye kukubwira uburyo ushobora kubikoresha bikagukiza burundu uburwayi bufata mu myanya y'ibanga. Mbibutse ko ntabwo twavuze uburwayi bwose bufatirwa hano bufata imyanya y'ibanga, ariko nzi ko nawe uko bimeze kose uriyizi mu byo twavuze. Nimba wumva uko byamera kose utameze neza, utari normale, wumva ubabara, ukagira uburwayi buhoraho cyangwa se bwa hato na hato mu mwanya wawe w'ibanga, koresha uyu muti rwose. Ndagira ngo nkubwize ukuri, tuzafatanya gushima Imana. Uzampamagara umbwira uti igisubizo cyarabonetse. Kubw'ibyo dushimira Imana, maze Imana yo ihabwe icyubahiro, yo yaremye ibi dukoresha. Ngaho rero ibyo byose nkubwiye, fata amafaranga bwa mbere ujye mu isoko ugure tungurusumu. Tungurusumu nazo burya zijya zirwara. Ntugure tungurusumu zitumye, wigure tungurusumu zumye rwose, ubona ko zimeze neza zidafite ibibazo. Hanyuma nunarangiza ugure ibitunguru bya onyo. Ngira ngo ibitunguru ni byinshi, ariko onyo ni iki ngiki gitukura, gifite ibara ritukura. Icyo gitunguru nacyo ntukibagirwe ukizane. Hanyuma wizanire rero na tangawize. Nazo zijya zibamo inzima ndetse hakabamo n'izapfuye. Ibyo byose ndi kubabwira, mujye mwibuka kugura ibintu bishyashya bigifite ubuzima nyine, bigisarurwa ukibona ko rwose bikiri bishyashya. Cyakora ibitunguru yewe na tungurusumu, oya nta kibazo, byo rwose ibitunguru byumye ntacyo bitwaye, kuko iyo byumye usanga bivaho utuntu tw'udushishwa duto, ntacyo kiba gitwaye, kiraramba, kimara n'igihe, ndetse na tungurusumu. Ariko nugera ku ndimu, reba indimu nshyashya, nugera no kuri tangawize, nabwo urebe tangawize nshyashya. Ibyo ndatekereza ari byo bintu bya mbere uzajya guhaha mu isoko bishyashya. Ntuzibagirwe no kugura karoti, ubona ko ari nshya rwose. Hari karoti zigera ku isoko ukabona zabaye umunambe, ariko njyewe ndi kugusaba kugura karoti nshyashya. Mbere rero yuko nkubwira noneho ko uburyo ugiye kubikoresha, wongere ushake n'ubuki. Mwa bantu mwe, mujye mwitondera ubuki. Ubuki ni ikintu nakubwira ko gikomeye cyane. Yewe ninkubwira ngo ubuki burakomeye kandi bufite n'umumaro munini cyane ku mpagarike y'ubuzima bwacu. Ariko ubuki bujya buba uburozi bukomeye iyo waguze ubuki bagushyiriyemwo isukari. Iki kintu mucyitondere rwose, mucyitondere, kuko ibijyanye n'ubuki bwo birasaba kubwitondera. Nibiba byiza, yewe ubanza uzajya kureba aho umuvumvu ari, kuko nimba ngiye kukuvura ugashyiramo ubuki bufite isukari, umuti urapfa wose. Icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki: gerageza uperereze, ubaze neza ubuki bumeze neza. Bibaye byiza wakishyura amafaranga yose ashoboka kugira ngo wivure, ariko ukegera umuvumvu agahakura umureba. Ibindi bijyanye n'ubuziranenge, mwa bantu mwe, abantu rwose ubuki barabupirata pe,
barabupirata maze yakwereka agakombe hakaba harimo nk'icumi by'isukari. Ubwo buki rero ni kimwe mu bintu bishobora kutwicira uyu muti nimba utabwitondeye, ariko ibindi byose byo ni ibyo ureba ukareba ukamenya ngo indimu ni shyashya, tangawize imeze neza, tungurusumu ni uko nguko, byose na bino bitunguru ukabona ni sawa, ariko nugera ku buki witonde kugira ngo umuti wacu udukize cyangwa se uwo muti uze kugira umumaro ukomeye. Mu bintu rero Imana yaremye bifite umumaro ni ibyo ngibyo byiyongera ku bindi byinshi twavuze. Mujye muzirikana ko Imana yaturemeye ibyafasha umubiri wacu mu gihe ugeze mu kaga, ariko abantu benshi murabizi ko babikoresha nabi. Tangawize niyo mu cyayi ukumva ko nta handi yakoreshwa, ubundi icyayi ukimenyemo isukari, ushyizemo ibirungo byinshi, ntabwo rwose usibye gushyushya umubiri ukazamura na tansiyo y'amaraso, ariko nta kindi tangawize iri buze kugufasha kuri iyo ngingo. Ahantu washyizemo amasukari burya ugashyiramo n'ibindi birungo byamaze gusobanura ko wakoze uburozi ahubwo. Maze rero reka mbabwire rero ukuntu mugiye gukoresha uyu muti dusanga mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye, cyanditswe na Ellen G. White. Ni ukuvuga ngo urafata tangawize uyoze neza rwose ubone ko ikeye, kandi iyo ushaka koza ikintu ukabona ko gikeye, urabanza ugasa ukakinika kugira ngo icyondo kibashe kuvaho neza. Noneho urabona ko igiye ifite inguni, gerageza uyitandukanye, noneho uyoze n'amazi meza. Ushobora gufata amazi umuntu akayashyira mu gikombe akagusukira wa mwanda ukajya uva kuri tangawize ujya mu kintu wateguye, noneho wamara kubona wayogeje neza ukayishyira ku ruhande. Indimu nayo bikaba gutyo, karoti nayo bikaba gutyo, igitunguru nacyo kikaba gutyo, tungurusumu bikaba gutyo. Noneho rero ushobora kuba ufite akuma kabugenewe gakora ji, ibyo bintu bivangavange, noneho ukate rwose duto, ushyire mu kuma kabugenewe kagukorera ji. Ubwo ndavuga ku bantu nyine bafite ubwo bushobozi n'uburyo, kuko abo ndiho mbwira wenda muratandukanye, buri wese ndamubwira icyo yakoresha. Fata akuma gakora ji maze ujugunyemo twa tuntu twose wakase tungurusumu, wakase igitunguru cya onyo, wakase na tangawize, wakase na karoti. Birumvikana indimu yo uraza gushaka umutobe wayo ndetse n'imbuto z'imbere, hanyuma ibyo byose ubicagagure. Tungurusumu uze gufata nk'intete 5, hanyuma igitunguru ufate ibitunguru 2 ubona bishyitse, noneho tangawize nayo uze gufata tangawize rwose utatandukanya n'uko za ndimu zingana. Ibyo ngibyo nurangiza ufate karoti, byibura karoti zishyitse 2 zigaragara zifite ubunini. Noneho ukore ji. Ubigenje gute rero? Urafata ibyo bitunguru nakubwiye wakatakase, nubishyira muri cya cyuma cyawe ya poswari, ubisye binoge. Nibimara kunoga neza ubishyire mu kandi gakoresho kabugenewe. Cyakora reka nsubire inyuma gatoya, mu gihe uri kubisya kugira ngo poswari yawe itagira ikibazo, menamo amazi ariko atari menshi. Ndifuza ko byibura muri ubwo buryo nkubwiye urafata inusu y'amazi, noneho ushyire inusu y'amazi, kandi amazi meza atetse, cyangwa amazi y'uruganda runaka ateguye neza. Noneho ariko bibaye byiza yaba ari amazi watetse, umenemo nk'inusu
muri ya tangawize yawe, muri cya gitunguru cya onyo, ndetse no muri ya ndimu, no muri ya tangawize, no muri ya karoti. Ubwo usukemo amazi kugira ngo ize gusya neza itabangamiwe binihuta. Usukemo amazi, cyakora mu gusya ushobora gushyiramo make, ariko mu gihe cyo kubivanga ugashyiramo ya nusu. Ushyiremo makeya rero usye, numara kubona umaze gusya byanoze neza, byanoze uko ubishaka, ubikuremo ubishyire mu kandi kantu, hanyuma usukemo ya mazi, uvange neza, uvange ushaka akantu keza gashobora kugukamurira, keza nawe wumva katagutera uburwayi. Hari utuntu dutoya tujya kumera nk'udusupanete tujya tugurwa mu masoko, ushobora kugafata ukagashyiramo ibyo bikatsi twamaze kubona, ukabikamura. Ndashaka kubikamura kugira ngo rwose bimere nk'ibintu ukamuye, bisigare umutobe wose ushizemo. Uyungurure muri ubwo buryo, uwunoze, noneho uzane ya ndimu yawe, wa mutobe wayo wakamuye uwushyiremwo, ariko nkwibutsa ko twa tubuto waduseye muri bya bindi wamaze gusya, twa tubuto tw'indimu. Ndetse nuko byanakugora n'intuze n'igishishwa rimwe na rimwe cyakwicira poswari kubera ko kiba gikomeye, ariko nabyo binagukundiye nacyo rwose wagishyira muri ibyo ngibyo uri gusya, ubonye ntacyo byakangiza ku bijyanye n'igikoresho cyawe uriho ukoresha. Umara kubisya rero, wamaze kubitunganya neza, wumva wamaze kubinoza, ubivange muri ya mazi nkubwiye atetse neza, kandi inusu ugereranije za tungurusumu nkeya, byibura nk'intete zigeze nko muri 6. Noneho ufate n'ibitunguru 2 bingana, ubona ko atari bito kandi atari binini. Ufate tangawize nazo zikatakate, ugereranye rwose tangawize wagereranya na za ndimu zawe. Ufate karoti nini ubivange. Uko rero nakubwiye wabisya, ni nako wabishyira no mu isekuru ku muntu ufite agasekuru keza. Hari abantu bagira udusekuru rwose kaba gafite isuku, yaragateguriye guhondahonda utuntu runaka akeneye nka tungurusumu. Abadamu bateka barabizi. Ibyo rero nibirangira, nawe numara kuyisekura neza wayinogeje, ubikore kwa kundi nk'uko twabikoze muri bwa buryo bwa mbere nababwiye. Ibyo rero nibirangira umaze kubona ji yawe, wamaze kuyibona, wayunguruye, wakamuye, uhite rero ufata ibiyiko 5 by'ubuki ubishyire muri ya ji, uvangavange neza rwose. Hanyuma iyo ji ushaka akantu uyigabanyamo 3, ushaka akantu kayiringaniza, uvuga uti igipimo ni iki, birahura muri ya nusu yanjye y'amazi, ndabona rwose ningabanya nkoresheje akangaka inshuro 3 ziravamo. Hanyuma unyweho mu gitondo rero nta kindi kintu washyize mu nda, saa sita uze kongera unyweho nta kindi kintu washyize mu nda, no ku mugoroba uze kunywaho nta kindi kintu washyize mu nda. Nubikora ku wa mbere, ku wa kabiri ntuzabikore, uzabikore ku wa gatatu, maze ku wa gatatu nuba wabikoze uzasibire ku wa kane, ubikore ku wa gatanu, uzarangize iminsi igize ukwezi. Uzaba ari iminsi igize ukwezi. Ubwo nimba wabaze ku wa mbere, ukabara no ku wa gatatu, ukabara no ku wa gatanu, uzabikore iminsi igeze mu kwezi, iminsi 30 uyibare. Impamvu rero iminsi 30 ari ngombwa, uzaba wakize mbere yaho, mbere y'iyo minsi uzakira, ariko burya uba wiporoteje neza, ku buryo ndetse umubiri wawe uba uwuhaye ubudahangarwa, n'ejo bundi nubwo haza indi virusi, umubiri uba waramaze kwiporoteja. Usibye rero n'ibyo ngibyo mbabwiye, yewe uziyumvamo imbaraga zidasanzwe, uzumva rwose umubiri wawe wasubiye ku murongo mu buryo nawe buzagushimisha. Ubwo se ubutaha ntituzahura noneho dufatanya gushima Imana?
reka mbashimire rero mbifurize amagara mazima. Ibyo byose kandi icyitonderwa nyabuneka n'ujya ujya kubikora, jya wibuka gushimira Imana iguhaye icyo kinyobwa yaremye kugira ngo kigufashe. Mbashimire, nitwa MC Misango. Imana y'amahoro ikomeze ibishimire kandi amagara mazima niyo mbifuriza, nkwibutse ko amagara amirwa.